mani brezi kubona ubu rukundo mani narababajwe byatari wumve ngo ukuntu amaze iminsi mu buriri ndyamye mama akaba ari uza kuza kundeba mu cyumba. Wari umaze nk'igihe kingana iki mu cyumba uryamye? Maze icyumweru cyose uryamye ndyamye natabyuka nkajya mbyuka ari uko ngiye koga nkatarongera ngasubira mu buriri. Sister niwe waje kumubwira yuko nyine maze iminsi nyine natabyuka natarya natanywa byose nyine tu niwe wabimubwiye byose. Mama araza ambaza ikintu cyatumye ngenda amubwira byose uko byagenze byose. Mama umukunzi wawe yari amuzi? Byari amuzi kuko nigeze kumwerekaho nyine yaranamwishimiye yaranamwakiye no mu muryango byose nyine tu. Ariko man birababaje cyane ubyumve kabisa ubyumve cyane kwihangana ariko wumve ngo kugeza n'ubu ngubu wumve ngo uwo mukobwa twakundanaga kugeza n'iyi saha n'ubu ngubu ntago arambwiye icyo cyatumye dutandukana. Mwumve ariko nawe ibaze bre nawe barakumara icyumweru cyose banzaniye ibyo kurya bikanga ariko kujyana aho njya kwambara ipantaro bikanga kugira ngo nkagira isereri kwambara bikanga nkagomba kwegama ku nzu kugira ngo nambare ipantaro. Bako ibyo bintu byakubayeho si byo twakwita ntabwo byarinde bajya bavuga ngo indege ngo amuru bro birenze n'amuru kuko sinzi ukuntu navuga ubundi abantu bavuga ngo kurwara akadege ariko ntabwo ubundi iriya niyo navuga ko ariyo ndege ya mbere kuko ukuntu nari namwishyizeho umukuntu avuga ati uyu niwe umukobwa wanjye dukundana avuga ati uyu niwe naha byose kuri njye icyo naha mfite cyose akinsabye ngifite nakimuha. Twongeye kwirirwa abakunzi ba Yawe TV, reka dushimire buri umwe wese udukurikiye aha ngaha kandi wakoze subscribe. Dushishikariza buri wese utarayikoze nawe ko iki ngiki ari cyo gihe. Ubundi baravuga ngo mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe, igihe ni iki. Kandaho kwa ririya jambo subscribe mu gifaransa, abafite telefone ziri parametere yabo harimo mu gifaransa bakande kuri s'abonner, ubundi bakonde notification, like, comment and share. Ni dushima Imana Joana Brezius channel ni Yawe TV. Reka twakirire umutumirwa wacu umunsi atubwire ese turi kumwe nande. Nanjye nitwa Tishimo Olivier. Niyo amazina ababyeyi banjye banyise. Sibyo kari bamwe na bamwe banzi ku izina rya Paulista benshi. Paulista? Yes. Paulista umukinnyi? Yes, hari umukinnyi wakinaga Arsenal bitaga Paulista. Niwe izina ava ku izina ryo ryaturutse. No the Mudeganas cyane. Uri muri babandi bakeya bafite umutima ukomeye. Cyane kabisa yananiye kwivaho nagerageje kwivaho ariko biranga. Aho zirambaraga muzikura? Bisaba kwihangana nyine no kubukunda no kubukunda ikipe cyane ko navuga. Olivier, mubifata gute gufana ikipe imwe niyo umusaza afana cyane ko tuzi ko umusaza afana Arsenal? Cyane kabisa ni by'agaciro kubona umusaza nka Excellence Paul Kagame afana ikipe nke Arsenal. Nubwo wenda muri no minsi tameze neza ariko ni by'agaciro ariko twizeye ko wenda ko ari ukuntu bakwikosora gutya wenda bakagura bakabagura abakinnyi komeza gatera imbere ko andi makipe urabona ko arimo agenda asa nk'ayisigaho ukuntu nyine tu. Ariko biranezeza cyane guhurizaho kimwe n'umusaza nyine ko duhuriza ku ikipe imwe noneho by'umwihariko nikaba yamamaza na Visit Rwanda. Ni by'agaciro kabisa. Iyo yakinnye wenda kenshi yatsinzwe cyangwa yatsinze nicyo utegereje ku musaza wenda nka speech? Akenshi kuko nkunda kubona speech yakwa kuyivugaho cyane kuri Twitter yanditseho. Sibyo ko wenda nk'ubushizeho meruka yari yanditse nyine avuga ko atishimye nyine tishimiye uburyo imeze iri kwitwara muri iyi minsi ariko nyine ni ibintu bibaho nyine tu. Kukiri muto ukaba nta bigwi bikomeye bya Arsenal uzihisemo gute kuyikunda? Natangiye kuyifana hashize igihe nuko natangiye kuyifana za 2006 gutyo 2006 2007 nibwo navuga natangiye
gufana byita ko ari nko gufana ikipe nyine uyizi neza kabisa ko nayo ikunze ikimo batsiri Henry igikomeye nyine tuyikimo ba Ian Wright irimo ba Camp nyine irimo abakinnyi benshi cyane nibwo navuga natangiye kuyikunda cyane ariko by'umwihariko cyane Thierry Henry ni watumye nyikunda cyane nuko dutangira rero kuri yawe TV n'ubundi nakaba kanyuzemo tubanza gutinyura cyangwa duhereza ikaze umukozi wacu kugira ngo yisange nakubwira ngo feel at home. Murakoze cyane. Welcome. Welcome kabisa. Urumva umeze ute? Numva ameze neza kabisa nishimye nta kibazo. Iki kamera nubwo rwose kireba gutya ari kinini ariko feel at home umve ko nta kibazo nta kibazo kabisa nta kibazo kabisa. Okay, Olivier ko tubona afite fresheri afite ikiroso ni icya famille cyangwa rutonosi zo kiraza? Oya. Ntago nabivuga ngo ni ibya famille kabisa. Nanjye nabonye gutya buza nyine tu. Reka da. Ufite abavandimwe b'abahungu bakuru? Yes, ndabafite kabisa. Nta kiroso bafite? Oya. Ni njye mukuru ho nyine bo ntago bari batangira kugira. Ntago ari bakuru bawe ni barumuna bawe? Ni barumuna banjye. Ariko se muri famille yiwanyu wenda kwa basogokuru nande harimo abantu babifite? Barahari ariko bakeya cyane. Bakeya cyane. Abenshi usanga ntabwo bafite nabo ufite usanga batabukunda nyine tu. Kuki utabukura? Ndabukunda cyane sinzi bwa kugira ngo mbuvane navanaho umusatsi nkamenya ko nawuvanye ariko bwanwa ni ikintu gikomeye cyane. Hari umuntu mwari mwahura wenda n'ubundi ntago nakibanda cyane ku basore n'ubundi niho hahandi umusore nta kintu mwaba mupanga mwari mwahura no mu sister umubebe agatakaramo kubera icyo cyane akavuga ngo Olivier ndavivuye? Ako si benshi hari nko mu sister ugeze kuza aho mu gato aje gusura mushiki wanjye nibwo yaje nyine arambona nyine turaciringa nibwo bwa mbere twari tuburanye nyine ambwira ati kabisa ufite ubwanwa bwiza nyine gutyo tu. Okay, birumvikana n'ubundi ngo ntago buri ku isoko nawe nturi ku isoko ariko akeza karigura n'ubundi iyo ufite ibyiza birivugira. Uri ku cyangwe biragaragara uri umwana umeze neza nako umusore umeze neza. Ubundi mu rugo ni Kanombe. Kanombe. Abana b'Ikanombe murifunga amadrip cyangwa reka nagari cyane papa wanjye. Aho gastire ko kurebesha akagofero inyuma bite? Gutya ndabikunda kuko hari ukuntu iyo nyishyize imbere ariko bitagaragara neza. Gutya iyo nyishyize ireba inyuma nibwo mbona bifitinga nyine tumeze neza kabisa. Umwana w'Ikanombe. Ara ni mu murwa kabisa. Ni mu murwa kabisa. Aho abagana u Rwanda bahera cyane. Okay, hari icyatuzinduye rero ugana kuri yawe TV uhaza duhamagara hari icyo washatse kutuganiriza. Reka tuguhe umwanya wenda tutangire utubwire ubuhamya bwawe ukuntu ibintu byifashe. Reka tubwire abadukurikiye babe interested cyane bumve ibyo ugiye kubabwira ko ni by'agaciro kandi ni by'ingirakamaro. Hari abo bikora ku mutima hari abagira amarangamutima. Reka tuguhe umwanya utangire utubwira Olivier gusa ntabwo byoroshye ariko turihangana tubitega amatwi. Okay, murakoze. Ubundi uko inkuru yanjye uko imeze uko yatangiye hari umukobwa bigeze kuza home nyine uziranye na sister biganyeho noneho aza home ndabyibuka byari 2018. Yego 2018 mu kwa kabiri cyo Saint Valentin ndakubaburaga iminsi nk'ibiri cyangwa itatu gutyo mwaho ngaho niba nibuka neza. Rero aza home ari kumwe na sister wanjye baraganira nuko ko mu rugo usanga ngifite ghetto yanjye mbanamo na ba sister banjye. Noneho aza rimwe musanga mu cyumba ari kumwe na sister amubwira ati semeze bite? Mbwira sister tunamushyitsi wawe ko nta atigeze mumenya. Araje amubwira ati se wamubajije se nguye muri kumwe? Ati nta kibazo. Ndamubaza ambwira amazina ye ndasi ngombwa kuyavuga. Arayambwira nanjye ndamwibwira turakinga kabisa turaganira. Noneho ko nabyibuka ko amanye na sister mu rugo mama yahise amutuma dusigana turi babiri turaganira na sister garuka asanga turi kuganira. No mushyitsi mu cyumba cya sister wawe. Turaciringa turaganira tumara kwamaze kuko na sister nayo yongera agaruka ko ntabwo yatinze. Tumara nk'isaha imwe n'igice turi kuganira igihe cyo gutaha ndamubwira ati se imeze bite? Ati ni sawa. Se kugiye kwa rugiye utagize utanasezeye bimeze bite?
arangije ati ngo nuko nari nkubuze, namubwira ati sawa ntari bitera kubanza usigara nimero yawe. Arayinsigira, noneho amaze kuyinsigira ndamubwira ati ndaza kuza kuguhamagara. Hashira nk'icyumweru, icyo gihe cyo cyumweru nibagiye kumuhamagara, ariko agaruka hashize nk'icyumweru, namubwira ati ndanamubeshya, namubwira ati nimero yawe ko nayihamagaye nasanga itariho. Aravuga ati wapuri kumbeshya Olivier. Namubwira ati serenge naraguhamagaye. Noneho ahita ambwira ati ahubwo ati nuko phone yanjye ati nayo maze iminsi yarapfuye akana, ariko nabona nayikoresha, ariko ari kumbwira ati nayikoresheje, ati noneho ubu ngubwo iriho. Ati namubwira ati se none wumva ko na nimero phone yawe itari iriho ko ushaka kumbeshya. Ubwa gatatu arongera agaruka, agarutse ariko ubwo mbere yaho nsubiye inyuma ho gatoya, yaje mubwira ati semeze biti bya Saint Valentin yiteguye ute? Araje arambwira ati wapi nta muntu afite bameranye neza nyine mu rukundo. Wari umubajije ngo se nyine kwa kundi nyine kugira ngo uhuze umuntu ikiganiro, narebye mbura ikintu umugare kuko haburaga nk'iminsi mike kugira ngo Saint Valentin be. None namubwira ati semeze bite Saint Valentin yiteguye ite? Aje arambwira ati sha wapi kabisa ati nta kigenda. Namubwira ati se kuvuga ngo nta kigenda ati nta muntu ufite umukunzi mwamumeranye neza? Aravuga ati wapi pe. None namubwira ati se ati ndamubwira ati wapi sha uri kukumbeshya. Namubwira se umukobwa nkawe mwiza ni gute yaba umeze gutyo umeze neza ukabwira ngo nta muntu mufite mukundana? Ubwo urumva utari kumbeshya ngo wapi pe. Noneho ndangije ndamubwira ati se wahise tukikundanira, ariko mbivuga ari blague natabikomeje nyine ntabwo nari ndi serious. Noneho arangije arambwira ati se koko arananje ambwira ati se wapuri kumbe ati se we arambwira nkuko namubwira. Arangije ambwira ati se ni gute umusore nkawe, umusore w'abatuza ati waba umeze gutyo ubu umusore nkawe mwiza umeze gutyo nta mukobwa mufite mukundana? Ndamubwira ati sha njye sinkubeshye ati nta mukobwa mfite muri ino minsi dukundana, gusa uwo twakundanaga nyine twaratandukanye twarashwanye, ntabwo tukiri kumwe nyine tu. Ndamubwira ati ahubwo wowe bishatse wambwira tukikundanira. Araseka ariko ntiyampa igisubizo. Sasa ko icyo gihe nahise amaze gutaha nahise mwandikira noneho abona ni bigeze nka saa moya z'ijoro gutyo, saa 12 n'igice saa moya aranyandikira arambwira ati se burya koko wari uri seriye? Noneho ndamubwira ati yego nari ndi seriye, ariko ku mutima mvuga ati ntabwo ndi seriye. Noneho sasa akajya avugana abaza sister amubwira ati se ati bamubwiza uko ati bro wawe ko yambwiye ngo dukundane, ati urumva ati koko nta muntu afite mukundana? Ati muri no minsi ntafite kuko nanjye umukobwa bakundanaga nawe ni inshuti yanjye twaratandukanye. Sister se nta kintu n'umwe arabiganiraho ku ruhande wenda umubwire ko ari renge cyangwa oya we ntabyo rigeze mubwira. Kuko urumva umukobwa yese abaza sister nyine gutyo naramubwira ati nta afite. Yaranabizi ati nta afite ati muri no minsi ati nawe tunacyadaramubwira ati se byageze biti yansabye ko dukundana. Ariko muri make uwo mukobwa asa nkaho yarabyibushyemo kandi yarabyibushye ariko nyine atari cyane. Ariko nkaba ngiye mu buzima busanzwe ndakunda abantu babyibushye nyine, akenshi ngiye nkunda abakobwa bari manike nyine tu, ariko waba ubyibushye ariko nyine ukaba uringaniye. Noneho akajya ahora mvugisha kuri telefone mwandikira mubwira mwese, nkajya mbwira petit frère ati se umukobwa uzi ko yabigize serious byatari ko namubwiye ko mukunda. Ariko nyuma icyaro cyatumye noneho mukunda cyane, ba petit frère na sister bahoraga bamunsererezaho ati ngo aramubwiye ngo uramukunda, ati nawe urabizi kurusha nawe uramukunda ngo nuko yagarara. Namugatereka kanje ntabwo namukunda, ati nyine nayo mubwiye ari ukujya ngo nshaka ikiganiro nyine kugira ngo tuganire nabuzana umuhera. N'ababyeyi baratakaye bose, ababyeyi bo ntabwo bari babizi, bo ntabwo bari babizi. Noneho ndangije rero tukajya tuvugana, icyo cyatumye rero mukunda cyane, bigaga bamunserereza ngo uramukunda. Ndareba bo nanjye nababwiye ati asiga kure mwiga mumunsererezaho mumbwira ngo ndamukunda, none reka nze none nshaka kujya mwishyiramo noneho mukundira icyo noneho sasa noneho nanjye kugenda mwishyiramo buke nanjye urukundo rutangira noneho rugenda ruza noneho buke tukajya noneho tuza noneho
kwigaragaza noneho neza noneho ko dukundana na petit frère baza kumenya noneho ko dukundana akagezaho muri rimwe na rimwe aza kunsura noneho akaza aje kureba wataje kureba noneho akaba yaje kureba atari ukuza ngo aje ngo kureba sister wanjye rimwe na rimwe akaza wenda hamusanga atagiye job cyangwa se akaza muri iyo minsi ugiye nta kazi nari mfite akageza rimwe na rimwe aje kundeba noneho mu rugo atari kuvuga noneho ngo aje kureba sister wanjye akageza tukicara tukaganira cyangwa se rimwe na rimwe tukajya duhurira nk'ahantu wenda nk'ahantu tugafata agafanta cyangwa ji ibintu nk'ibyo ngibyo twicaye nawe urabizi abantu baba bakundana nyine tu gutyo turaganira noneho sasa rero nyuma tukajya tuganira tukajya mbonera umwanya mbese uko mukeneye kose niyo yaba ari ibintu arimo akajya ashaka uburyo bwose ambonera umwanya ariko akaza tukabonana tugahuza cyangwa se rimwe na rimwe nakambwira ngo aranshaka tugahuza tukaganira tugahura ahantu cyangwa se rimwe nkaba najya no kumusura iwabo tukaganira gutyo tu rero kuko ndabyibuka twari tumanye mbere yaho gatoya twari tumaze gukundana tumaranye nk'amezi nk'atanu gutyo nk'atanu dukundana gutyo rero nibwo waraguyemo none naguyemo umeze neza kabisa hari tugenda dufatanya akaboko ku kandi ibintu nyine tumiranye neza kabisa hari muri protesheri hari utambuka ukanda tinakundaga amaneke ariko none uyu nguyu nagiye nyine gusa nyine yarabyibushye ariko atabyibushye cyane nyine tu gutya ubwo mu mezi 5 murakundanye turakundana sister amaze kubimenya birimo neza ba brother barabimenya wari usigaye nyine nimeka ko via kenshi wakorera mu ntara naga kenshi akunda kuba hari cyane umweri rero niwe wabaguhari nyine araza ngeze aho ngaho mu president mama icyo gihe ko ari umuntu ukunda gusenga cyane akenshi ntago akunda kuba ari cyane cyangwa se yaba arakunda kuba ari kumwe n'abandi bantu bari gusenga mbwinza kuza kubwira mena namubwira ati rero mfite umuntu dukundana ati rero ndashaka kuzamukwereka mama arabanza araseka nyine tu agati se noneho ugeze igihe cyo kunzanira umukazana ese koko wenda tutararenga aho ngaho mu bandi mwari mwarakundanye n'iki nibwo bwa mbere ugiye gupresenta nibwo bwa mbere girlfriend wawe kuri ku mubyeyi wanjye nibwo bwa mbere ubundi twajyaga nkundana n'umuntu wenda bikarinda naho birangiye nadutandukanye natamupresence kuri mama gutyo tu nuko urabimubwiye ndamubwira arambwira ati nta kibazo tuzamunzanire ku cyumweru mvuye gusenga nyuma ya saa 7 noneho murebe mvuye gusenga nari mbwira mama cyo genda ndabyibuka yaje umusista nyine twakundanaga nafite n'ikintu cy'ubwoba nyine ukuntu nyine tu kuko ari jyagaza akamubona akabona mama ariko nyine mama atazi ko dukundana wenda azi ko aje kwirebera sister aje kwireba sister cyangwa se akazi ko n'ubundi aje kundeba ariko ari ibintu bisanzwe nyine tu gutyo rero araza turaza ariko cyumweru namuhamagara araza nsanga home dusanga mama muri salo mu nzu nini twicara namupresentaho namugati se ndamugati mama rero niwe wa mushyitsi wanjye nakubwiraga ndamugati uyu ni wa mushyitsi wanjye nakubwiraga uyu niwe mukazana wawe uri imbere ngo nshaka kuzanira nyine tu mama araseka ariko atari guseka nyine yagize ariko ari ibyishimo nyine tu amubwira ati nta kibazo turakaza neza mu muryango turicara nyine turaganira nawe yisanga mu muryango nyine tu kuko twatubashije nk'amezi nk'atanu nyuma yaho byageze nk'amezi nk'arindwi gutyo cyangwa 8 gutyo tu nyuma rero nibwo yagize nyine mu masaha bigeze nko mu mezi nk'arindwi gutyo 8 tumaranye nibwo nsa nkaho yatangiye no kusa nkatangira kugenda nyicaho ukuntu gake gake gutyo ariko akundi nyine umuwa mukundana n'umuntu ukamuhamagara ukamubwira ati se waje kunsura cyangwa se ari tukabonana ariko mukeneye cyane ko hari ikintu nshaka kukubwira mbese agatangira akakuburira akamburira umwanya akambwira atari utuntu ndi gukora sheri atira ko tindusoza nka saa 10 cyangwa saa 11 ati ndahita nza kumureho mu naribi ati nta kibazo sasa rero bikarangira ataje
umunsi wa mbere birangira gutya namubwira ati se byagenze bitatu ni ukuri ati mbabarira sheri atari ibintu byagenze gutya na gutya ati sinabashije kubona ukuntu nzi ati ariko gusa yihangane ariko ejo nzashaka uburyo nzi umunsi wa kabiri kaba gutya umunsi wa gatatu biba gutya umunsi wa kane uwa gatanu uwa gatandatu uwa karindwi icyumweru kirashira ndayahaye ati se ibintu rero ntabwo byoroshye noneho nza kuza kubaza sister aramubwira ati ko uriya baby ko inshuti twari inshuti yawe byatari tujya kumenyana ko ari nk'aho navuga ko ari wowe wamuruzanye hano mu rugo tukamenyana ko ari wamubise pase wahasaba mbaje ikintu twapfuye nibura niba kinahari wenda niba ari ikosa naba naramukoreye nkarimenya nkaba narisabira n'imbabazi ariko tugakomeza tugakundana urukundo rwacu rugakomera nuko rero abimubwiye sister araza arambwira ngo yanze ngo kumusubiza ngo ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo nyine tu noneho ngamubwiye ngo azaza ngo ashaka kuzanyibwira igisubizo ariko nkategereza wapi icyumweru cya mbere kirashira hafi cya kabiri kigiye gushira ebana kwihangana birananira kabisa birananira byatari icyo gihe watangiye gutekereza ko bishobora guterwa n'iki nyine nashakaga ikintu cyatumye dushwana cyatuma anyicaho nanjye kikacanga mbese kikananira kabisa sigitekereze nkabaye se nirihe kosa naba naramukoreye cyatuma atangira kumburira umwanya atangira kunyicaho bimeze bite nanjye ubwanjye nkabura mbese ikosa naba naramukoreye kandi nawe namubaza namuhamagara nawe narimbwira rero ntatangiye gutekereza ko ndashobora kuba yabonye abandi cyane iki yego nanjye aho ngaho kabisa nanjye nahise mbitekereza gutya kuko nanjye urumva umuntu aba atangiye kukwicaho gutya atangiye gukubura umwanya kandi mbere yarawukuboneraga mukabonana uko umushatse mukabonana cyangwa se mwapanze ugura ahantu mukabonana urumva mbere byari byiza nyine tu urukundo rwacu ariko nyuma nyine atangira kugenda nyicaho biranshanga nanjye kubyakira birananira kwihangana biranga noneho nangira kubitekerezaho cyane noneho na stress cyane mu mutwe kubera kubyishyiramo cyane nibaza ikintu yaba yatumye anyanga ikosa naba naramukoreye nanone ikindi kibagiza none ngatekereza nkavuga ati byaranga bikunda ashobora kuba wenda hari undi muntu wenda ashobora kuba asigaye akunda ayaba ndutisha nyine ibibazo biba byinshi cyane mu mutwe nyine tu yego kwihangana biranga kabisa noneho ari handi nangira gusa nkaho nangira kwigunga ukuntu ari njye nyine nkaba nta muntu nshaka kuvugisha mbese no mu rugo yaba ari sister yari ba petit frère bajya bamvugisha mu gitondo mbyutse nkumva sinshaka kubavugisha nyine kuko amasaha menshi nayamaraga ndi gutekereza ikintu cyaza cyatumye dushwana niyo akenshi nk'iyo nabaga ngiye kuryama nijoro nibwo nakunda kwitekerezaho cyane niba ngiye kuryama nka saa yine nenda ni urugero nkaba natekereza ku kintu nkaba nageza hafi nka saa 9 z'ijoro nkiri kugitekerezaho nabuze ibitotsi ndi kubitekerezaho nibaza ukuntu mbese ikintu cyatumye anyanga nakwireba ngasanga nta kosa mfite byaba ryatumye nibura we afata icyemezo cyo kuvuga ngo agiye kunyanga gutyo rero nyuma rero nibwo kwihangana byakomeje biranga noneho nangira ntaraguha umwanya kubera icyabiteye se ntabwo yigeze ambwira n'ubu ngubu twari tutandukana gutya atageze ambwira ikintu na sister wawe nta kintu yigeze ambwira na sister wawe nta kintu yigeze ambwira kuko ye nawe yarambwiye ati yanze kumubwira icyo cyatumye dutandukana gutya ariko none ku ruhande nkavuga ati se byaba ari nka kwa kundi yenda umuntu akunda yenda byaba ari nko guharara umuntu babyita ko hari igihe usanga umuntu akunda undi ugasanga ariko mu minsi ya mbere mumeranye neza ariko indi ya nyuma mumeranye nawe yenda ari nk'agaro niko nabyita gutyo wenda gutyo niko nabitekereje yenda ko ibyo yenda cyatuma yenda yaranyanze gutyo tu ariko nyine byakomeje kwanga ngenda none nangira kwifungirana mu cyumba cyanjye nyine biranga nyine tu nkomeza kwihangana biranga nkajya ndyama
buri rimwe na rimwe umukozi yajya anzanira ibiryo nkumva na apeti yanzanira n'icyo cyayi nkumva nta kintu nshaka cyo kunywa biranga nyine tu biranga kabisa man bro man umuntu agukozeho ikintu nk'ibyo ngibyo nawe sinzi wenda neza sinzi niba byarakubaye ariko kwihangana ari ukuntu kwihangana bikunanira nyine tu man banzaniraga ibiryo mu rugo umukozi yanzaniye ibiryo yanzaniye icyo cyayi nkumva sinshaka kubijya sinshaka kunywa nkumva na apeti nkirirwa ndyamye umunsi wose nkajya mbyuka yenda saa sita ariko ngiye koga nkongera ngasubira mu buriri nkongera nkaryama buri mu cyumba cyanjye nsingi kurya byarananiye nta kintu mbasha cyo kunywa. Ubwo buzima bubayemo igihe kingana gute? Narebayemo icyumweru ndakeka niba kitarenga nk'umunsi umwe. Nirirwa natarya natanywa nta kintu na kimwe nta kintu na kimwe nywa noneho kugira bajya banzanira kuko umukozi bwa mbere yajyaga anzanira ibiryo ageza nko ku munsi wa gatatu gutyo wa kane noneho mbere yuko anzanira ibiryo akajya abanza akaza akankomangira akambwira ati bimeze bite ati nkuzanira ibiryo amubwira ati wapi ntabyo nshaka ati ntabyo nshaka ati nta kintu nshaka na kimwe kabisa ati ndikumva nta apeti ndikumva nta kintu na kimwe numva nshaka kabisa ati nkeneye kuba ndi ngiye nyine ibyo nshaka ariko nyine uwo mukozi nyine waho nawe yageze aho ngarabimenye nyine kuko sister ageze aho ngarabimubwira noneho na Mary nawe aza kuza kubimenya nyine nyuma kutarya ko natarya wibera mu cyumba gusa nibera mu cyumba Mary aza kubimenya arambwira azarankomangira arambwira ati meze bite mubwira byose mubwira ukuntu nyine twakundanye mubwira byose mbabaye byatari ukuntu nyine mama nawe arabyumva nawe yumva akababaro nyine mfite uburyo agahinda mfite byose ndamubwira ukuntu maze icyumweru natarya wamubwiye gute wihangana ariko ihangana tore wihangane bibaho sibyo Olivier ihangane nta kibazo kabisa ndigerageza nshaka uburyo nihangana rero imbaraga z'urukundo ubwo tubwire Mera baraje umubwira gute rero baraje ndamubwira yaje ankomangira abambwiye ati se imeze bite ko bambwiye ngo umaze iminsi utarya imeze bite ndaje ndamubwira ati wa mukobwa twakundanaga nyine wa mukobwa twakundanaga twaratandukanye hamwe se ko mwatandukanye bigenze bite arangije arambwira ngo nyine nanjye cyane ntabwo yigeze amezi igisubizo nyine icyo cyatumye dutandukana niba ari ikosa wenda namukoreye cyatuma wenda hari ibyo namukoreye bituma musaba imbabazi ntabyo yigeze ambwira rero kwihangana byananiye nyine ngubu kurya byananiye bampaye ibiryo bikananira nkumva nta apeti mfite nyine biranga nyine tu. Ese ubundi ibyo bintu byakubaye byari bisanzwe kuba mu rukundo? Oya ni ubwa mbere byaririmba ubundi narakundaga nyine bisanzwe ariko ntabwo nibwo bwa mbere navuga nari nishyizeho umuntu cyane nyine mvuga ati ndamukunze cyane kuko numvaga tugiye gukundana nyine igihe kirekire ku buryo bibaye na ngombwa wenda nubwo wenda nadafite imyaka myinshi wenda ariko twakundana igihe kirekire ku buryo twanavamo wenda mvuga ati yazambera n'umugore tukabyana n'abana nyine tugutya. Mary yabyitwayemo ate yakubwiye ati? Nyine yarampumurije arambwira ati hangane ati nakundi ariko tuzabona n'undi ati bura nyine urasi ya ruwa ati nyine turasi ya ruwa bura nyine hasi ubwo ntawe wararwaye amuru cyane bro birenze n'amuru kuko sinzi ukuntu navuga ubundi abantu bavuga kurwara akadege ariko ntabwo ubundi iriya niyo navuga ko ariyo ndege ya mbere kuko ukuntu nari namwishyizeho umukuntu avuga ati uyu niwe umukobwa wanjye dukundana avuga ati uyu niwe naha byose kuri icyo naba mfite cyose akinsabye ngifite ntakimuha ariko nyine byarangiye nyine kuriya ariko naramukundaga cyane kabisa naramukundaga cyane naramwishyizemo mvuga ati kabisa nta n'undi muntu namubangikana nawe mvuga ati najya
guteta kumushyira ku rundi ruhande kuko naramukundaga cyane kabisa. Aramukomeza nyine ambwira ngo umuntu nyine ubwo ntiyari uwawe gutyo nyine, ambwira ngo ati byose ni ugusenga nyine, kuko mama ni umuntu ukunda gusenga cyane, umuntu ukunda gusenga. yambwira ati ubwo nyine ubu uriya muntu si yari uwawe gusa, wowe ujye usenge nyine Imana izaguhereza uwawe ukunda nyine, nawe agukunda by'ukuri atari ibintu by'uburyarya gutyo. Akomeza ngira inama nyine ambwira gutyo, ambwira ati ukomeze yihangane kandi ushikame, uri umuntu w'umugabo, ati nyine ukomeze yihangane kandi ukomeze ushikame, ati igihe nikigera uzabona uwawe. Ikintu nazibagirwa cya mbere cyambayeho ni ukuntu muri iyo minsi nyine namaze narya nanywa, ukuntu nabyutse mu gitondo ndabyuka byari nka 3:00, ndangije mbyutse nka 3:00 ngiye kwambara ipantaro, biranga neza kwa kuntu umuntu azamura bityo akaguru, kwanga guhagarara biranga neza, numva ngize ikintu cy'isireri mu mutwe nyine, numva ngiye kwikubita hasi. Amahirwe nagize nyine nuko ari negera urukuta rw'inzu nsa nkaho negamaho, mbona kwambara ipantaro. Kubera iki ubwo cyakizabikira? Kubera nabyita ko ari nk'inzara, inzara nyine no kutumara iminsi nta kintu none urafata cyo kunywa, byose byirunzemo nyine, nabyita ko ari nk'inzara, cyatumye ngira isireri cyane. Rero niyo mpamvu ko kigiye nahise nibuka ko ngenda byibuka ko nahise mpamagara umukozi wo mu rugo, ndamuhamagara ati se bimeze bite, ati nta kintu ufite cyo kunywa gihari. Araje arambwira ati hari icyayi ariko nabwo cya mukara. Araje arambwira ati nta kibazo, ndamubwira ati nta kibazo we kinzanire uko inyota mfite ntiyatari imeze nabi cyane, mfite isireri numva nenda kwikubita hasi. Arangije arayinzanira, anzanira itasi irimo icyayi, ndakinywa. Maze kukinywa nicyo navuga cyangwa cyatumye nzana ngarura imbaraga, nibura nubwo zitari nyinshi cyane ariko cyatumye nibura ngira akantu k'agatege ukuntu mu mubiri, nkumva ngaruye ubuyanja nyine tu. Urwo rugendo rwakomeje gute rero? Nyuma rero nyine nagiye nkomeza nshaka uburyo mbyivanamo ukuntu nyine, kuko numvaga ko bisa nkaho birangiye, ariko nyine kubyivanamo birankomerera cyane, birankomerera cyane kuko ndabyibuka niwe muntu navuga abo nubwo nakundanaga n'abandi bantu, ariko nibo bwa mbere navuga nari nkunze cyane kurusha uko mbere nakundaga, kuko niwe mukobwa wa mbere nakunze, navuga nahaye umutima wanjye wose, mukunda cyane nkamwimariramo. Niwe nakunze kabisa kugeza n'ubu ngubu, niwe navuga mu bakobwa bose twakundanyeho, nubwo navuga atari benshi, ariko niwe muntu nakunze cyane, namwimariramo kabisa kugeza n'ubu ngubu. Kugeza n'ubu se nta kintu mwigeze muvugana cyangwa ubundi Mary icyo gihe nta geste yakoze ko bamuguhamagarira cyangwa? Nyine icyo gihe baramuhamagaye kuko na sister aramuhamagaye, bagajya ashaka uburyo duhuza nyine aza home, ariko nyine birangira ataje, nyine akajya ahora abwira Mary ati ntabwo mfite umwanya, ngo hari ibintu arimo mu rugo, cyangwa se imwe n'imwe akavuga ngo urumva ngo ameze nabi, ngo urumva ngo arwaye gutyo nyine, kwa kuri kubura umwanya nyine. Ariko urebye navuga yuko yabyaye n'amasono ukuntu nyine kuza asa nkaho ari butunguke imbere ya mama, aza avuga ati na twatandukanye. Navuga ko nabyo wenda biri mu bintu nabyo byatumye asa nkaho nabwo ataza, kuko nta kintu na kimwe navuga yigeze ambwira cyatumye dutandukana, kikosa naba naramukoreye, basi ngo narisabire n'imbabazi, mvuga ati ahangaha narahemutse, basi mbabarira, mvuga ati ndisabire imbabazi iryo kosa naba namukoreye, ko ngiye ndi kumva ntaryonze kuko nayo ntaryo yigeze ambwira. Kuko iba ryari rihari imba naricaye nk'umuntu umukunda, nkaba nakwicara nkamusaba imbabazi, amubwira ati basi mbabarira kuri iri kosa nakoze, atari ko ubutaha ntabwo nzongera, nkamenya ko musabye imbabazi. Ariko kuri we nta kintu yigeze ambwira ngo naba naramukoreye, gusa mbese we byamujemo nyine gutyo atangira kugenda nyicaho. Icyo gihe hari 2018. Ubu turi muri 2021. Ese kugeza ubu ntabwo murahurira nk'ahantu runaka yaba ari gutambuka cyangwa muravugana? Hari igihe usugenda ko hashize iminsi, hashize nk'amezi nk'abiri tutabonana, ariko hari ubwo twajyaga dukubitana gutya muri quartier,
cyangwa se tugahorera n'ahandi hantu gutyo nkamubwira nkamusuhuza nakansuhuza bagatangira kumbwira ngo yaranyanze ngo ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo nkamubwira ati ariko si ubwo urinda umbwira ngo narakwanze rero wanyiciyeho utamvugisha waranyanze namate ubundi niki cyatumye unyanga cyatumye dutandukana nyine ukabona atangiye kwirebeshwa hasi nkabona ntabwo ashaka kumbwira cyangwa nyine ndamwihorera nanjye mwereka ko nanjye natabyitaho kuko numvaga ko icyo gihe nanjye byasaga nanjye byatangiye kumvamo cyane mbona navuga ati nabo nyine uko bamuyambwiye nyine buriya soro wanjye nyine siwe umukunzi wanjye nyine buriya twari kurambana navuga ati buriya nyine Imana nibishaka igihe icyo ari cyo cyose nzabona undi. Ni irihe somo wakuye muri ibyo bintu muri urwo rukundo? Muri urwo rukundo isomo navuga nakuyemo bisaba kwizerana hagati yanyu nk'abantu mukundana wenda sinzi sinavuga ngo wenda hari abantu wenda baduteranyije hagati yanjye nawe kuko nabo nzi niba byanabaye wenda simbizi ariko bisaba kwizerana hagati y'umukunzi y'uwo muntu mukundana yaba ari hagati y'umukobwa ari hagati y'umuhungu ugomba kwizerana uko mwamenyanye ntago abandi babiziho n'abo mwahuriye niba hazi ibintu nk'ibyo ngibyo mufite ikintu cyabahuje nyine cyatumye mukunda buri umwe yumva nyine amagambo mubwira mbese bumvikana buri kimwe cyose mbese kuko buri umwe aba afite ikintu aba yaramukundiye n'undi aba afite ikintu aba yarakundiye undi. Ibyo byose nubwo wababaye ariko muri ayo mezi 6-7 ntago bibaho ko wabura akantu konyine kamwe wibuka utazibagirwa mu rukundo rwawe nawe kagushimishije? Kanshimishije icyo cyashimishije rero ko ari byinshi se bro. Oya tugereranyiriza tuzaniramo nka 2 dusumba utundi. Ni ukuntu mu minsi ya mbere mbese tugikundana yanyerekaga urukundo kuko ni wa muntu nyine ugira emotion cyane ni umuntu wagiraga emotion cyane kuko bamukoreraga akantu k'agasurprise niba kadakomeye cyane agahita arira kabisa amarira agahita aza. Ni umuntu ugira emotion cyane amarira yaba ahantu hafi cyane kuko ndabyibuka hari igihe 2019 kuko twakundanye mu kwezi kwa kabiri nibwo namubwiye nyine icyo gihe muri yo Saint Valentin ijya kuba nyuma yaho rero ko twamanye nk'amezi 8 9 gutyo urumva kuko byageze nko mu kwa 12 gutyo ndakeka nibwo ndabyibuka ko anniversaire ye nibwo nagiye njya mu isoko mugurira inkweto wenda sizayi zihenze cyane mugurira n'ikanzu kugira ngo nyine mushimishe nyine nk'umuntu mukundana nyine umuntu w'umukunzi umushimishe nyine nabyibuka ndamushyira icyo gihe bari bakoze beat icyo gihe nubwo mu rugo bari bayimukoresheje iwabo wapi ahubwo njye nagiye kuko inshuti ze nyinshi wenda sinzizi cyane ariko nagerageje mbwira sister namubwira ati gerageza ushaka abantu b'inshuti ze ba hafi nyine usanzwe uzi niba nabo hari abandi bazi bakeya nyine bazenda kujya batarenga wenda nk'abantu nka 30 wenda n'urugero ati muze duhurira ahantu nyine twicara ahantu hari akantu kakabari nyine harimo ubusitani nk'ubu ngubu bwa hano ukuntu umeze noneho twicara mu kari nka mu kagoroba nka saa 11 turicara baramuzana. Icyo gihe naramubwiye ati ngwino tujyane nkwereka ahantu tujyana kuko icyo gihe ndabyuka na anniversaire yari yanabyibagiye ko yabayeho ko ari nyine yaba surprise ntabwo yabyibuka ko anniversaire noneho ndamufata ndamuzana mujyana aho ngaho namubwira ati ngwino nkwereka ahantu tujyana mwinjiza ahantu mu nyine kameze nk'akantu ko mu gikari nyine hono kasa nkaho yihishe ukuntu mujyanayo tukinjira asanga harimo abantu b'inshuti ze tukinjira batangira kumuririmbira
bamuririmbiye rero atangira kurira byatari nyine ni umuntu emosiyo ziba hafi cyane ahita atangira arira kuko ndabyibuka yashatse no gushaka gusubira inyuma ngo ahite yirukanka asubire aho avuye mpita mufata akaboko mpita mubwira ati garuka sheri ati garuka uyu munsi ni bidi yawe kandi tugomba kuyishimamo kandi nawe ugomba kuba wishimye cyane araza turaganira bakora anniversaire muhezo kado arayishimira cyane kabisa arayishimira mubwira ko mukunda muhoza ku mutima nyine nabize amagambo urenza nyine y'urukundo nyine tu gutyo nibyo byagushimishije utazibagirwa kuri wowe n'umukunzi wawe okay tugana ku musozo Olivier kuva icyo gihe 2018 kugera ubu ngubu nta rukundo rushya hari uwigeze kuza 2019 nko mu kwezi kwa gatandatu gutyo dukundana ariko nsanga ntabwo afite imico myiza nyine tu nyine wa muntu nakwita yawe hari ukuntu akunda kujya mu bahungu cyane nyine tu ukabona rimwe na rimwe ugasanga turi kumwe ubundi ukabona ari kumwe n'undi nyine gutyo ndamubwira ati rero niba ushaka ko dukundana koko niba uzi ko uvugishije ko niba koko unkunda by'ukuri atari by'ubugirage gusa tugomane dukundane atari ibintu byo guhora nkubona n'abandi bahungu mukurukana muri kumwe gutyo ntabwo mbikunda cyane ntabwo mba mbyishimiye rero nyuma abona ko n'ubundi kubivamo nyine bitapfa kumworohera nyine ari umuntu ushobora uba nyine ubana n'abandi bantu nyine gutyo uhora muri izo kata nyine tu ntabwo twumvikana nyine turatandukana musaba ko dutandukana kuva ubwo ngubwo rero kugeza aho ngubu nta wundi muntu nawe nabona avuga ati ni uyu nguyu nyine ariko ukeneye waguhoza amarira warize ndamukeneye cyane ntabwo nakwirengagiza ukeneye umeze ute njyewe ubundi mu buzima busanzwe ntabwo nkunda umukobwa uri maneka ariko atari ibyo byo kuvuga wenda ngo inzobe ngo igikara cyangwa imibiri yombi oya nkunda umukobwa uri maneke ariko niyo yaba abyibushye ariko aringaniye ariko nyine atabyibushye ngo akabye yaringaniye yaringaniye ari muremure ariko niba atari muremure cyane ariko nta kibazo kandi agira urukundo nyine agira urukundo azi urukundo urwo ari rwo nyine atari ibintu byo kuza ngo ajyemo ako kanya ngo ahite avamo nyine atari ibintu byo kwigiramo nyine uyu muntu uzamba hafi nyine tugakundana mbese ubuzima bugakomeza nyine mu bintu by'urukundo tukaba twakoramo n'ibindi bintu byinshi cyane warababaye turabyumvishe wenda amateka cyangwa ubuhamya bwawe ntabwo bworoshye ntabwo ari ibintu wenda byaba kuri buri wese ngo abashe kwihanganira nk'uko wihanganye nubwo nawe hari aho bwageze agagozi kagacika ukamara icyumweru utarya ariko reka dukomeze tukwihanganishe wenda uriya ntabwo ari wowe nk'uko Mary yabikubwiye isaha nigera umunsi ukagera buri wese ngo agera samudi iwe uzabona uwawe gukunda gukurwakaza kandi aguhoze n'amarira warize reka rero tugane ku musozo dushimira abari badukurikiye kuri yawe TV mwumvishe ibyabaye ku rukundo rwa Olivier n'umukunzi we atatubwizina ariko ubu ngubu ari ku isoko nubwo atagurishwa ategereje uzamukunda kandi akamuhereza urukundo rumukwiye abari badukurikiye rero mwakoze kubana natwe mugane kuri yawe TV mukore subscribe kandi notification kandi like kandi mudoye na comment nabyo ntabwo byatugwa nabi reka dushimire abadufashije mu bya tekinike umusaza hano cameraman nawe turamusuje suza cyane umusaza Patrick mu work minute wanjye hano kuri yawe TV kuri mikoro abikora neza mukundi yari kwamamaza namwe rero turabakunda mwadukurikiye n'abandi badukurikira kenshi cyane wakoze kubana natwe kandi namwe mwakoze kunumira byiza